Imana yavuze byose nta kiruta ikiko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye ko musobanukirwa umugisha mwicayemo uyu munsi. Yewe nawe uriho urarira, umva uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo nimara kukujyana mu gihugu cy'isezerano kimwe yarahiye ba sogokuruza bacu Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iri ni isezerano Imana yagiranye n'abayubaha. Uko izagusanga siko izagusiga, by'umwihariko ifite umugambi wo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ese nawe witeguye kugira ngo umwami aguhindurire amateka? Umva ukuntu ijambo rivuze, riravuze ngo uzirinde ntuzibagirwe. Turabasuhuje bakunzi ba Duhinduke TV, Imana ibaha umugisha mwebwe mudahwema kutugaragariza ubufatanye bwanyu, by'umwihariko mwebwe mukomeje gukora sabonesi cyangwa se subscribe, share, like ndetse na comment. Turabakunda cyane. N'ubundi rero ni Sandrine nk'uko mumenyereye, ndagira ngo dufatanye icyigisho cy'uyu munsi, ariko tubanze twubaha Imana dusenge. Turagushimye Nyiringabo Imana, turaguhimbaje, waraturinze waratwimanye, wabanye natwe, warwanye intambara ikomeye kugira ngo tugihumeka umwuka w'abazima, utanga ibitambo. Data turagushimye, bana natwe udushigikire muri iri jambo, Mwuka Wera ayobora, utangire natwe usozanye natwe, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye wakoze, amen. Tugiye kuganira ku magambo meza cyane, ndagira ngo uze gukurikira iki kiganiro, ntugakurikire ikiganiro ngo ubure kukirangiza, ujye wihangana kuko hari igihe message yawe birimo hagati, Imana ikaba yakuntumyeho ubuhanuzi bwawe burimo hagati, noneho wowe waba ugitangira ikiganiro ukabura gisimbutse cyangwa se ukabura cyihutishije, ukumva ibiheruka utumvise ibitangira, cyangwa se ukumva ibitangira utumvise ibiheruka. By'umwihariko burya akenshi Imana iba yantumye ku bantu batandukanye. Jya utega amatwi uzajya ukuramo message yawe, kandi ndabizi neza ko ibi byigisho cyangwa se iki cyigisho ugiye gukurikira hari inyungu uri buze gukuramo. Ngiye nawe turaza kugabana umugisha. Imana itugereza kandi Imana itwambika imbaraga. By'umwihariko rero twebwe harakonje cyane, murabibona ko nambaye umupira mwiza cyane, navuga ngo ni imbaraga z'amasengesho. Hari ibintu biva mu gusenga. Twe dufite umugabo umwe Imana igeze kumuteturura, ubu ntabwo nkimenya amakuru, ntekereza ko atanagihari, ariko yabanje kuzahara, Imana imuzahuye imuhaye imodoka, ahita yandikaho ngo biva mu gusenga. Rero biva mu gusenga, nanjye ngarutse nkubwira ngo n'ubundi nibyo koko, inkuru n'impamo biva mu gusenga. Hari ibintu Imana igituremera iyo twabaye imbere tugatindana nayo. Nihuse cyane rero ndasoma ijambo rigaragara hano mu Gutegeka kwa 2:6 umurongo waho wa 10. Haravuze ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu yarahiye ba sogokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izaguha, ukagira imigisha myinshi, ukagira imidugudu minini myiza utubatse. 11 aravuze ngo n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje, n'amariba yafukuwemo amazi mutafukuye, n'inzabibu n'imyelayo utateye, ukarya ugahaga. Akadomo. 12 uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana, amagambo akomeye cyane. Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu, ntabwo ari ngombwa kuva mu gihugu ngo ujye mu kindi, biranashoboka, ariko noneho usubije amaso inyuma, wowe uri gukurikira iki kiganiro cyangwa se uriho urumva iyi message, ni message Imana yampaye.
wisuzume nanjye nisuzume. Icyo Imana ishaka ni ukukugirira neza, ariko nshuti yanjye ntabwo Imana ikunda umuntu wirata amaboko ye ngavuga ngo imbaraga zanjye nizo zabikoze. Ntabwo etopene kidevo contraire, ntabwo Imana ikunda umuntu wirata icyubahiro cye, ahubwo Imana ikunda umuntu uvuga ngo amaboko y'Imana yanteruye mu bukene antereka ahandi, amaboko y'Imana yanteruye mu burwayi ampa ubuzima. Imana irashaka, Imana idutabare. Umurongo wa 10 ngo uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Aba ni Abisiraheli, ariko uyu munsi wa none ni njyewe nawe turi kubwirwa. Imana itugirire neza, Imana itwambika imbaraga. Tekereza nanjye ntekereza, yari imibwira Abisiraheli ubwo bari muri Egiputa, irababwira ngo nabateguriye gakondo, nabateguriye igihugu cy'isezerano. Ushobora kuba uhagaze uyu munsi wa none mu isezerano, ariko ugakomeza kuvuza induru kandi isezerano Imana yararisohoje, ariko ukamera nk'umuntu ukiri mu Egiputa, ukamera nk'umuntu ukiri mu butayu. Ntabwo uri kubona ineza y'Imana. Uyu munsi ngarutse nkubwira ngo humuka amaso urebe. Birashoboka ko wicaye mu isezerano, Imana irashaka kuyishima, irashaka kugaragara mu buzima buyubaha, irashaka kuba mu buzima bukomeza abandi, irashaka kutanga ubuhamya ukamena amabanga y'abadayimoni. Hamwe Satani yakubwiraga ko ntacyo uzimarira, hari igihe umuntu ageramo akumva amajwi amubwira ko bikomeye, ariko birashoboka ko wacecekesha iryo jwi ukaribwira ngo umwami wanjye ariho. Imana itugirire neza. Iri jambo rirakomeza n'ubundi mu Gutegeka kwa 2:7. Umurongo wa 7 haravuze ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sogokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana itwambika imbaraga. Karagarutse rero, ijambo rikomeje kugaruka ngo umva icyateye Uwiteka kukugirira neza wowe unkurikiye. Oya, ntago ari uburanga. Taza kuvuga ngo urumva ngo impamvu ngo njyewe ngo ibyanjye ngo byagenze neza. Oya, umva icyo Imana ishaka. Imana irashaka ko wibuka ko ari amaboko yayo akomeye, ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabacungura ntabwo ari uko mwari benshi. Aba n'ubundi ni Abisiraheli barimo barabwirwa bari mu Egiputa. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwari benshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Imana ishimwe cyane. Ahubwo ni uko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sogokuruza, indahiro yarahiye ba sogokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuza y'amaboko menshi. Umva mwene data, ndagukunda Yesu. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza. Nishimiye ko Yesu arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda,
nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Nkuzaniye message ivuga ngo Yesu aragukunda. Iri jambo uritindeho cyane, uze gukuramo icyigisho kikubera impamba y'urugendo mu minsi nk'iyi ikomeye, ubwo abantu nigeze mbona abantu babiri baraganiriye, umwe aravuga ati ariko ubundi tuganira gute nkurusha amafaranga, undi aramusubiza ati ariko turi inshuti. Rero wakwibaza ati ubundi Imana yankunda ite n'uwo ndiwe? Ariko Imana iragukunda, yoyo igufiteho umugambi. Reka twigire muri iri jambo. Icyateye Uwiteka wowe kukugirira neza ni isezerano. Ni isezerano ry'uko Imana ikugirira neza, ni isezerano yagiranye ba sogokuruza bacu, Isaka, Aburahamu ndetse na Yakobo. Aba ni abantu Imana yabwiye yuko bazabakomokaho ari bo batwebwe bemeye iby'umwuka, bizeye umusaraba, bakemera Yesu nk'umucunguzi n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abo bantu bafite amahirwe na bugingo n'ubu. Hariho abantu bamwe bigeze n'ubundi bari kuganira ari babiri, mbatega amatwi, umwe aravuga ngo igihugu cye cy'isezerano ni Amerika. Ariko bene data, ntago igihugu cy'isezerano Uwiteka tubwira, aho wicaye hose hakubera isezerano, ahantu hose wicaye hakubera isezerano. Imana yasohoza isezerano itarebye igihugu. Imana yasohoza isezerano itarebye idini. Imana yasohoza isezerano itarebye ukusa. Imana yasohoza isezerano itarebye ukureshya. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, ab'Imana irabemera. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo bantu Imana irabemera. Dawidi yigeze yandika muri Zaburi aravuga ngo bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, ngo ariko ntabwo bigeze banesha. Birashoboka yuko ufite abanzi, birashoboka yuko ufite ingenza, birashoboka yuko ufite abantu batifuza kutabarwa, ariko hari umunsi, hari igitondo kimwe Imana izamanura umugisha wawe. Abantu bamwe babonye Zakayo Imana imugiriye neza, imubwiye ngo niyururuke mu giti, abantu barahungabanye baravuga ati ntibishoboka. Yesu atinda kwa Zakayo kubera iki? Ariko Yesu atinda iwawe, abantu baraza kugwa igihumure. Hari abantu bashobora kubona Imana iguteturuye bakarindagira. Imana ifite umugambi wo kukugirira neza mu maso y'abakwanga. Imana ifite umugambi wo kuguteturura kugira ngo yiheshe icyubahiro. Nabiriya Mana ndabikweretse, uzabikorere kwiyubahisha. Nabiriya Mana ndabikweretse, uzabikorere kwiyubahisha. Gira ibintu wereka Imana muri aka kanya, tutarasenga. Gira ibintu wereka Imana mbere yuko ntambutsa message. Gira ibintu wereka Imana. Ndabizi neza kuri murasenga, ndabizi neza burya ngo n'umujura ngo ajya avuga ngo Mana undengere uyu munsi ntibamfate. Ariko si ryo sengesho nshaka kusenga. Muririmbyi yaravuze ngo genda usenge wongere usenge, nurangiza utandukanye gusenga kwawe. Hari abantu uyu munsi wa none babeshejweho n'amasengesho basenze, ariko ngera ugaruke ku kagezi, ongera ugaruke, wongere uyoboze Imana inzira. Imana ishimwe cyane. Nimureke twisunga Uwiteka.
Uwiteka nimureke tumwishikamizeho, ni umugabo ukomeye, ntabwo wahungabana uri kumwe nawe. Icyo nkundira Imana, iyo uri mu bihe byiza byo gusenga wumva amahoro atemba nk'uruzi mu mutima wawe, ugatangira ugasa neza ukabyibuha itoto. Reka sinakubwira, ntabwo uba ucitaye ku by'isi, uba uri gukorera ijuru nk'umuntu uzaritaha, ugakora isi nk'umuntu uzayivamo. Reka mbabwire ngo aha turi hahoze abandi, natwe tuzahava haza abandi. Igifite agaciro mwene data ni ubutumwa bwiza wahavugiye. Ntabwo twese tuzabwiriza, ariko buriya ugiye muri comment ukandika ubu mfashije kuvuga ubutumwa. Iyo ugiye kuri iki kinyamakuru Duhinduka TV ugakanda kuri subscribe ukakandaho, wenda nubwo naba nayivuze nabi ukambwira ngo ubivuze nabi ukandika nkajya kubyiga, wabona ko kubwiriza nambaye uyu mupira atari ngombwa nubwo hari hakonje akazuba karimo karaza, ukambwira ati mukozi w'Imana harabura iki, nanjye menya ibyo nkosorwa. Bati mukozi w'Imana urabwirije ndafashijwe, nabyo binyongeramo imbaraga. Impamvu umukozi w'Imana abwiriza akarinda yababwira ngo nimukomere Imana amashyi, ntabwo muba mwari mwakabyumva. Ubundi umuntu wabyumvise neza akoma amashyi ntawe uyamusabye. Iyo bikwiye ko bakoma amashyi barayakoma. Nimba ubona ko bikwiye kumbwira ngo imbaraga n'amavuta, byandike muri comment. Niba ubona ko bikwiye uvuga ngo amena, byandike. Nimba ubona ko koko hari aho Imana yagukuye, hari aho ikugejeje, byandike uvuga ngo ndayishimye. Imana itugireza kandi Imana itwambika imbaraga. Hanyuma nawe ubona ko ubuzima urimo bugereranwa n'uburetwa, ubuzima urimo bugeranwa na Egiputa, ubuzima urimo butabona amafaranga y'umuriro, butabona amafaranga y'inzu, ubu buzima butabona minerevare, ubuzima butabona umwambaro, ubu buzima butabona ubuzima burahari. Hari ubuzima buba bugoye, nyamara Imana irabuhindura. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Aya masezerano uwizera azayabona. Mwene data ongera usubire ku rufatiro, reba ko uhagaze aho atari isengesho. Abakozi b'Imana baba baragusengeye uyu munsi ukabona mu bantu babatera amabuye. Mbibutse ko abakozi b'Imana ntabwo ari abamarayika. Nubona umukozi w'Imana yakosheje pfuka musenge, ntabwo ishyano riguye kuba umukozi w'Imana yakosheje, ahubwo musengera ubwira Imana imugarure ku rufatiro. Nyine ubwo Satani yamurashe. Hari igerega Satani nawe abazerera mu isi ashaka abaconshomera, ashaka abarasa imyanda. Ntabwo rero umuhamagaro Imana iwujyana kubera ko umukozi w'Imana yakosheje, ahubwo Imana ibishaka ko wa mukozi w'Imana aca bugufi, akongera agasubira kwiriba, akongera akavoma, akongera agahendahenda Imana yemera guhendahendwa. Iyo uciye bugufi ukayiguyaguya, ayiwenge Bededomu yarayiguyaguye biramenyekana. Ayiwengo nuko hari n'undi mugabo witwa Zakayo nawe yarayiguyaguye ashaka kuyimenya, yuriye igiti biramenyekana. Ariko buriya na Eliya byaramenyekanye. Erega nawe byaramenyekanye ko wayiguyaguye. Ako gasura ufite kubujya kwa muganga ugatahana umwana, se nshuti yanjye nta muntu ujya kubyara akagwayo cyangwa ntatahana umwana. Nshuti yanjye, urwo rugo wicayemo si hari benshi babyifuza? Ni iki Imana itakoze? Nibyo koko hari ibyo tukiyisaba, ariko mbere yo gusaba tubanze dushime. Ntabwo wajya guhaha uvuge ngo bakongeze utarahaha. Hari abantu bajya guhaha kuvuga ngo uraza kunyongeza ibingana iki. Oya, banza uhahe, bamara guhaha barakongeza. Nawe shimira Imana ibyo yakoze. Shimira Imana aho igukuye, shimira Imana aho ikugejeje. No kuba ufite smartphone ukabasha kureba ijambo ry'Imana riri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga, nyamara ushobora gusanga wanze gushyigikira ijambo ry'Imana ariko amatiko ukayashyigikira. Ibintu bidafite umumaro ugasanga uriho urabishyigikira. Ni wowe ibyo muhaye agaciro, ibyo muha agaciro nibyo Imana izabaha. Abisiraheli barivovose bavuga ngo Mana duha inyama. Imana yari yarateguye igihe izazibahera kuko bakomeje kwitotomba ngo Imana yabahaye inyama, bamwe barazirya ziranabica, abandi ngo zirarara baraziraza bucya zajo zinyo. Nugatitiriza Imana, akira ibyo iguhaye, ubyakirana umutima utuje itaza kuguhafatwa. Iyo uzengereje Imana burya iguhereza ibiraho.
ariko Imana ibyitanga byakajemo umugisha bikazamo amahoro ukabirya utuje. Tuzayambara ayo makamba tuyarimbane kuko twayakoreye. Barokore tuzayambara ayo makamba tuyarimbane kuko twayaruhiye. Hari ibintu twakora, hari ibintu twaruhiye. Ntago wakwambara ipeti wowe mw'iki gisirikare cya mwene Mariya. Babisaba gukora cyane, babisaba gusenga. Uzarebe iyo uri umunyamasengesho ukamara kabiri utiyirije ubusa, ukamara kabiri udasenze, wumva hari imbaraga iri kukuvamo, kandi biragora kugira ngo izo mbaraga zigaruke. Sinzi aho uvomera, sinzi aho utorezwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo urugamba turwana si urw'umubiri. Abo turwana nabo ntabwo ari abambaye inyama n'amaraso. Pawulo we yaravuze ngo turwana n'imyuka mibi ahantu mu kirere. Hari abamedi n'abaperesi baba biteguye kukurasa, kandi abo bantu ndabizi cyangwa se iyo myuka, iyo usenze ugakingura amarembo y'ijuru ugakomanga urugi ushaka kureba Imana, hari marayika Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, ageze agafata ibisubizo akabidepoza agomba kubijyana. Birashoboka pe kuri ku kigero cyo gutabarwa. Ibiro byawe birashoboka ko byuzuye, ariko komeza usenge, komeza usenge, wicika intege. Isarura rigeze, ababibana amarira nibo bazasarura bishimye. Ndabaririmbira iby'uwampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonyeho igikristo ukaza mu isi ukampfira. Yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera. Hari indi nshuti nkawe se yakunda abayihinyuye. Yesu yakubonyemo nk'inshuti yo kwizerwa. Reka kwitakariza icyizere ijuru ryakugiriye. Reka kwitakariza agaciro kandi ijuru rikaguhaye. Mwene data, aho wicaye ni Imana ishimye kuhicara. Ndabizi hari n'abantu turebeye inyuma ibikenewe barabifite, ariko mu mutima wabo baravunika bitewe n'abo bari kumwe. Hari igihe umuntu akubera ikigeragezo, umusaraba si igiti, ntabwo umusaraba ari igiti. Ariko ndagukomeje, ndaguhumurije nshuti yanjye uri mu rugendo rugana mu ijuru. Humura, humura, komera. Hari ibyiringiro, hari ubutabazi. Ntabwo uzahora ubabaye, ntabwo uzahora uvunika. Imana ifite ubundi buryo, Imana ifite uko ibigenza bikemera. Rotekire shayini tutezene kwa dotaya. Mana ndagushimye ko wubatse izi ngo zari ku manegeka. Mana ndagushimye ko uteturuye aba bana bawe bari kugutakira. Mana ndagushimye n'abari kuvuga ngo biragenda bite. Ndagushimye ko utanze ubundi buryo uciye inzira. Icyubahiro n'ikibi cyawe nyine ngaburira by'amashimwe. Ndagushimye ukijije indwara n'ababyeyi, ukijije ibibyimba mu nda. Uyu muntu wari ugiye kubagwa, Mana ndagushimye akabonye ukuboko kwawe. Rotekire vojene kuwa dotayini kote. Urakoze papa mwiza, urakoze ko bagiye kuzaduhamagara bashima bavuga ko babonye neza yawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe nyiringabo Imana. Ndagushimye Mana, bikorere kwiyubahisha, bikorere kwiyubahisha. Icyatumye udukunda ntabwo twari beza, si uko twarutaga andi mahanga. Cyatumye utanga agakiza. Ayiwe data wa twese, ryari isezerano ry'Umwisiraheli. Ayiwe Kristo nyiringabo, ndagushimiye. Iri jambo umuntu wese urarisoma umwuka wera rimusobanurire icyatumye mwami. Ayiwe icyampa umuntu wari ufite umubabaro akaza guseka kubwira ijambo. Icyubahiro n'ikibi cyawe ndagushimiye kuko imirimo n'ibitangaza, kandi ukaburemya amashimwe n'impinduka nyinshi mu izina rya Yesu. Amen.